Mana nzima, Abisirayeli bamaze imyaka 430 mu Egiputa. Bari batunze, bari Gosheni, bari ahantu heza, ariko hima umwami utazi Yosefu kugira ngo batahe iwabo. Ndagusaba ninginga kugira ngo uteze umwami utazi abanyamurenge n'abanyamasisi n'abanyejomba, kugira ngo badushyireho umutima mubi maze dutahe muri gakondo yacu. Ndagusaba ngo uhagurutse Yosuwa na Kalebu. Hari abatasi 10 batsindwe muri twebwe. Hari amoko atandukanye biteguye kutumira, ariko Yosuwa na Kalebu baravuze ngo tuzabamira nk'imitsima bunguri. Ntabwo dufite imbaraga zo kubanesha, ariko dufite Yesu wanesheje, atuneshereze mu izina rya Yesu. Ndasabira abanyamurenge, ari abari mu gihugu, ari abari kwirukanka, ari abamaze gufata u Rwanda nk'igihugu cyabo atari icyabo, ari abamaze gufata Amerika nk'igihugu cyabo atari icyacu, abamaze gutatanira mu Burundi, muri Kenya, muri Tanzania, ahantu hose. Ndakwinginze, uko wateye abana bawe ishyaka, abasigaye Ishushani igihe cya Morodekayi, maze Morodekayi akabwira Esiteri ati uvuge cyangwa uceceke, tuzacungurwa, ariko umuryango wawe uzazira kuba cecetse. Ugiye kuvuga, ugiye kumvikana. Ndasabira abasirikare bari kurwana, basize imiryango yabo yamaze kubipfubya, abandi abapfakazi bamaze kuba incike, ariko waravuze ngo ninjye mugabo w'abapfakazi kandi nkaba se w'imfubyi. Dufite ubuhamya, u Rwanda rwaragize rwakize umuborogo warakijije Jenoside, natwe dukize Jenoside mu gihugu cyacu. Inka zacu ziratemagurwa, abana bacu baratemagurwa, ababyeyi bacu barozwa bakagirwa muco, bakabacoma bakabarya. Ariko ibyo nabo bariye, nabo batutaye mu nzuzi, bakaba zarabagiriwe tuzatanga batariho kukubona. Uzajya kugusanganira muri Amerika, uzajya kugusanganira